Nk'uko mubizi umuntu witwa Nzungu n'uwitwa Nyasafari cyangwa se Nyahumure, umwana w'umukobwa w'umunyamulenge, ntekereza ko imyaka ye y'ubuzima bwinshi yayibaye muri Amerika kuko we niho yakuriye. So rero Nzungu tumuzi nk'umucuranzi mwiza cyane hano mu Rwanda wakundaga gucurangira amakorali. Hakaba uwundi muntu witwa ngo Eva wa John, muramuzi kuri social media cyane, muramuzi igihe yigeze gufata igihe kidasanzwe akarira ngo bamuvuga yuko ngo hari uburwayi ngo yaba yarateye umugabo we, akaza kuri izi mbuga ararira cyane, ibintu birakomera, abantu benshi baramutwara ubwo n'ubukunguzi ariko birarangira. Muranibuka umugabo wamukora surprise kuri cana imwe, tuzi rwose ngo ibintu biraryoshye ni byiza cyane. Nyuma rero uyu mukobwa yaje kugenda asanga umugabo we muri Amerika, hanyuma tukaba tuzi n'abangaba iyi couple ya Nyasafari Nyahumure n'uyu witwa ngo ni Nzungu. Rero aba barabanaga nk'umugore n'umugabo bisanzwe, baza no kubyara ndatekereza. Nyasafari yaraje bakora ubukwe ahangaha mu Rwanda birarangira. N'uyu Eva rero igihe yageraga muri Amerika igihe cyarageze ngo atandukana n'umugabo we nk'uko mubizi. Rero habayeho ko ngo uyu mucuranzi yagize atya arifata ngo ajya mu rukundo n'uyu mugore witwa Eva, uyu Nzungu nyine, kugeza ku kigero cy'uko ngo bamucaga inyuma birangira bimenye. Sinzi aya majwi kandi uburyo ki nyabumvisha, ariko amajwi yari aharumvaga uyu mugore arakaye ari kuvuga ati ntabwo ibyo twasezanye ni mu mpapuro, mu bikorwa nta birimo, ntabwo ndi umugore wande wa Nzungu. Umugore wa Nzungu Mukanzungu yitwa Eva, byari mu mpapuro gusa, ndaje manuka i Kigali ngire nte tubisinyure dukore divorce, kuko ibi bimajije kundenga. Abantu babanje no kwibaza yuko account ye bayihakinze ko yari yabishyize kuri Instagram yiwe, nubwo ubu ngubu yabisibye, ariko yavugaga yuko agomba kugira gute, agomba kwaka divorce, kuko ari kuvuga yuko uyu nguyu Nzungu icyo yishakiraga ari iki, ari visa. Muri kumva aravuga ati rero jyewe nta muntu wampakinze, ni njyewe Nyasafari Nyahumure, ibiriho ni ibyo ngibyo. Jyewe ntabwo ibintu njyewe byakunda, njyewe ntabwo umuntu yakomeza kunca inyuma gutya ngo nkomeze kubyihanganira. Ati n'ikimenyimenyi yamuteye inda, nimutegereze ahubwo mwe mwitegura iki, bride shower. Bigaragara yuko uyu mukobwa nyine ni ibintu amaze iminsi azi, niba byarageze ku rwego rw'uko uyu nguyu Nzungu atera inda Eva, uyu uyita ngo ni Eva wa John. Bigaragara ko ari ibintu, ni urukundo rwabo rumaze igihe kinini, ahubwo yenda uyu mukobwa akaba bitangaje atinze kuko byamurenze, akora voice note ndende cyane, ariko ateguza abantu yuko atakiri umugore wa Nzungu, ahubwo bagomba kwakira umukazana mushyashya witwa Eva. Narangije anavuga yuko ibi byose bitagomba kurangira ahangaha, agomba kumanuka i Kigali rwose akaza kugira gute, akaza gukora divorce. Mu by'ukuri uyu Eva aba mu Rwanda n'uwitwa Nzungu, urukundo rwabo ntabwo twari turuzi, ntabwo byigeze bivugwa habe na gatoya. Urumva buri wese yaritwararikaga, yaba uyu Eva yashakaga visa ku mugabo we bari bafitanye umwana, yaba n'uyu Nzungu yashakaga iki, visa kuri uyu mukobwa, kuko we yagiye muri Amerika kera cyane ari umwana. Urumva bivugwa yuko n'ikinyamurenge avuga ari cyo yigishijwe n'iwabo we, ntabwo yizi imurenge ku buryo yaba azi kuvuga ikinyamurenge cyose akoresha, kuko ku bamukunda n'abantu bamuzi akoresha ikinyamurenge cyinshi kandi cyiza cyane. Ku bantu bamuzi barabimukundira. Hanyuma rero aba bombi, yaba uyu Nzungu yiberaga hano i Kigali umucuranzi, uyu Eva rimwe na rimwe yabaga ari rutwitse hano ku mihanda, murabyibuka cyane, haza kuza inkundura yuko yagize ate, yatandukanye n'umugabo we
byeruye biri aho ngaho byarangiye havugwa yuko n'ubundi ngo umugabo we yarasanzwe azi iki ngo uburaya bwe, ariko aragenda asanga umugabo iyo ngiyo barabana by'igihe gitoya, hanyuma bavuze ngo baratandukanye, umugore nk'uko bisanzwe aza ku mihanda ararira. Ibyo birarangira rero, ubu ngubu ibyo yirizagamo n'ibyo yivugishaga byose byarangiye umwana Nyasafari Nyahumure abishyize ku mugaragaro, avuze yuko atwitiye umuntu witwa nde Nzungu, ariko ibyo bintu nta na kimwe cyavugwaga yuko hari relationship iri hagati yabo bombi igihe babaga i Kigali, kuko bose ni abantu bagiye vuba rwose, nta myaka myinshi babayeyo. Nka Eva ndatekereza yuko nta n'imyaka 2 agiye amaze. Urumva rero uyu mwana witwa Nyasafari Nyahumure w'Imurenge yavuze yuko mu muryango wo kwa Nzungu bagomba kwakira umukazana mushyashya, kandi anababwira ko bagomba kwitegura iki baby shower, ko biravugwa yuko uyu Eva tayari atwitiye umuntu witwa nde, witwa Nzungu, uyu w'umucuranzi. Abantu bose bari kwibaza uyu mugabo, even turetse no kuvuga uyu nguyu ngo ni Nzungu gusa, nasimbuka ngo ngere aho ngaho. Inkuru z'umuntu witwa Nzungu zirazwi, atari yurira indege, yuko atari shyashya kuri iyo ngingo y'imipuri rwose, yishakiraga hasi hejuru, ariko mu ibanga rikomeye, atari yajya kubana na Nyasafari. Ariko abantu bari kwibaza, ni gute ushobora kubeshya umuntu ngo uramukunda kubera visa, uzi neza yuko urugo rutazaramba, uzi neza ko hari indi gahunda wifitiye? Birashoboka cyane, binabaho, ariko ushyize mu nyurabwenge, niba habaho ikintu kibabaza kibaho ku bantu babaye mariye nyuma bagakora divorce cyangwa se bagatandukana n'abo bashakanye, nubwo waba utarabiteguye, nubwo byaba bigutunguye, byaba bitagutunguye, ari ibintu wateguye ngo wishakira visa cyangwa se hari ikindi kintu kikujyanye, ibi bintu bitera depression y'igihe kinini, ni ibintu bitakuvamo. Bariya abantu ubwabo bombi, yaba uyu nguyu ngo ni Eva, umugabo bashakanye barabyaranye, n'uyu nguyu ngo ni Nyasafari na Nzungu, bagize bate? Barabyaranye. Mujye mubanza mutekereze ibi bintu uko mbigiyemo, ndabizi neza ko nzabyara abana kandi nkabatera igikomere cy'ubuzima bwabo bwose, ndabizi neza ko ibi bintu nanjye ubwanjye bishobora kuzankurikirana, ko mbabaje umuntu kandi narabiteguye. Donc ukoze icyaha wagiplaninze, wagiteguye, wakizeho. Rero umwana w'umukobwa yarake, kandi uburakari bwe bufite ishingiro. Abantu bari kuvuga ngo ni injiji, ngo ni ikigoryi, ngo yataranze umugabo we, ngo yamushyize hanze. Umuntu ajya kuvuga umutima waraboze, mwabantu mwe, umuntu ajya kuvuga umutima warashenjaguritse. Muri kumva neza none se ubundi mumuzi wo kuvuga ibyo bintu? Tekereza ko se nta makuru yari afite kuri ibyo bintu, akavuga umuntu arahinduka, yenda naza ibintu bizashira, cyangwa se n'urubwa bari kumutera, cyangwa barashaka kudusenyera urukundo, ibyo bintu byose akabyihangana, ariko final abonye neza ko ibintu byavugwa ko uyu musore witwa ngo Nzungu birangiye agize ate? Abivuze. Ubona abana b'Imurenge ntibajya bakunda kwishyira hanze, ibintu byo birangira mu mafamiye, ariko kugira ngo bize ahangaha ku mihanda, uriya mwana byamurenze, kugira ngo avuge ngo nimwakire umukazana mushyashya ngo mwitegure baby shower, byamurenze. Nese umwana uriya mukobwa ugira ngo ni umuntu w'imihanda cyane, ku buryo aza kuvugira hano ibintu cyangwa bikarinda kuza ku mihanda, ariko ubwo ngo byageze bite? Byamurenze. Ariko uyu nguyu ngo ni Nzungu, twari dusanzwe tumuze nk'umucuranzi, n'uyu ngo ni Eva, yari afite cano nayo yirirwaga hano mu imihanda y'i Kigali, sibyo? Ariko mureke gutera umwana amabuye ngo ntiyagombaga kubivuga, yabivuze noneho. Hanyuma se kubivuga no kutabivuga, kuba yabivuze biri buze gutuma ubundi wagiye agaruka se? Biri buze cyangwa gutuma uwagiye hari ikintu yabuze guhindura? Hanyuma si yo nda yamuteye, bajyaga gufatana gutyo bakarinda kujya mu rukundo uko nguko, biri buze kuvaho? Ntabwo cyabiteye ari uko amajwi yagize ate, yashyize hanze umugabo we, n'ubundi ibyo byabayeho mbere atari yabashyira hanze. Rero inkuru ndakubwiza ukuri, abana b'Imurenge, iyi nkuru yabababaje, ndetse n'abandi bantu bakundaga iyi couple nko ku giti cyanjye narabikundiraga, ariko Eva rwose ngo buriya ngo ntabwo ari shyashya, nubwo tutakihutira kugera gute kumucira imanza, niwe uzi ibiri ku mutima we. Ariko iyo Nzungu we biravuga ko i Kigali rwose ku mipuri yariho acapurisha rwose, ntabwo yigeze yisondeka n'umunsi wa rimwe. Rero tujye tumenya ngo dutesheje umuntu
igihe nuzajya ukora icyo kintu ujye umenya yuko umutesheje igihe, ujye umenya yuko kandi Imana iri kukureba ibintu byose uri gukora, ariko birangiye hemejwe yuko uyu nzungu yakundanye na Nyasafari kuko yashakaga ikintu cyitwa viza, arayibonye, ageze yamukoze ibyo ngibyo. Eva nawe abonye viza, ayibonye ati ngatandukana n'umugabo. Uretse yuko ibintu bya Eva ntawavuga ngo gutandukana n'umugabo wiwe inkomoko ni Eva. Oya, nanone tureke kuvuga ibintu ngo bose bashakaga viza, ko ntabuzi ngo itandukana rya Eva n'umugabo we riri ku mugabo, riri kuri Eva cyangwa se ku mugabo. Ibyo byo ntabyo tuzi, ariko biravugwa ko umuntu witwa Nzungu